Murakoze cyane reka nanjye mbonera gushimira itangazamakuru ryitabiriye gahunda yacu y'uyu munsi twishimiye kubakira hano muri Skol nk'uko ngabo yabikoze muri introduction hano imbere turi kumwe na Eric Gilson ni General Manager wa Skol Global Limited ndetse tukaba turi kumwe na Wayes Jean Fidel akaba ari perezida wa Association ya Rayon Sport nibo tugiye kuba tubana rero mu gikorwa cy'uno munsi cyo kubamurikira icyo twakwita ngo ni Rayon Week. Rayon Week rero tugiye gutangira ni urugendo rugenda ruza kutuganisha ku munsi w'igitsina, umunsi w'igikundiro, akaba azaba ari tariki 3 z'ukwezi kwa munani. Urwo rugendo rero ruteye gute nibwo twifuje kuganira, ariko mu by'ukuri nk'uko ngabo yabivuze muri uru rugendo niho turimo turizihiza imyaka 10 Skol imaze ikorana na Rayon Sport. Ni ibintu by'agaciro cyane mu mateka ya siporo hano mu Rwanda, nibwo bwa mbere habayeho partnership ishobora kuba yaramba mu gihe kigera mu myaka 10. So Rayon Week izaba ari umwanya mwiza wo gucelebratinga anniversary ya 10 years hari partnership ya Skol ndetse na Rayon Sport. Mu by'ukuri rero icyo ngiye kubamurikira mbere y'uko nza kubaha ijambo, ngiye kubamurikira bimwe mu bikorwa bizaba bigize Rayon Week. Rayon Week rero iteye ite? Uyu munsi ni umunsi wa mbere aho tuza kuganira byinshi cyane muri no press conference, akaba ari umunsi tuza kubamurikira jezi ya Rayon Sport mu buryo buri digital. Jezi ya Rayon Sport izambara umwaka utaha. Nyuma yaho rero haraza kubaho uno munsi kubatangariza umutoza wa Rayon Sport uzayitoza muri sezo y'uno mwaka. Icyo ni zimwe mu bikorwa dufite muri Rayon Week. Nyuma yaho haraza kujyaho icyiciro kigendanye n'umukino wa gishuti uzaba ku munsi wo kuwa gatatu, uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'Amagaju, ariko akaba ari umukino uzaba ugendanye na konseri, aho saba turi kumwe n'abahanzi barimo Bushari ndetse na DJ Brian ndetse n'abandi turaza kugenda tubatangariza. Ibyo byose bikaba bizabera kuri stade ya Huye kuri uwo munsi wo kuwa gatatu. Uno munsi rero nanone muraza gutangarizwa ibyerekeranye na ekipe izakina na Rayon Sport Rayon Day. Ni iyi ekipe iva mu kihe gihugu, bimeze biti? Ibyo byose ni kuri uno munsi. Nyuma yaho rero nanone turaza kubabwira yuko ku itariki 26 z'uku kwezi nibwo muzatangarizwa kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport uzaba wambaye burasari muri ino sezo. Ku itariki 27 tuzakora urundi rugendo rutuvana i Kigali tujya i Musanze, aho tuzaba tugiye gukina match y'indi ya gicuti izaba iri muri kampeni ya Rayon Week, aho tuzakina n'ikipe ya Musanze kuri stade Ubworoherane. Nanone nyuma ya match hakazaba hakurikiraho concert. Ku itariki 28 nubwo uno munsi turabamurikira jezi mu buryo buri digital, ariko ku itariki 28 jezi za away ndetse na jezi za third kit zizaba zamaze kugera ku isoko, abafana bashaka guhita batangira bakazigura. Ku itariki 29 hazaba meet and greet, aho abakinnyi ba Rayon Sport bazahura n'abafana, ikaba izabera hano hepfo ku kibuga. Hazaba hari icyo twakwita abafana gufata amafoto ku bakinnyi bashyashya, abafana kuba bagerageza kugirana moment n'abakinnyi bashyashya, ndetse ibyo byose bikaza no gutuma abakinnyi bashyashya twakiriye muri ekipe batangira kwiyumva muri ekipe. Ku itariki ya 30 nibwo noneho tuzamurika umwambaro wo mu rugo Rayon Sport izagikoresha. Uwo mwambaro ukazaba uzahita no ku isoko aho abantu bose bahita bawubona. Itariki 31 hazaba umwitozo ufunguye ku bafana ndetse n'abanyamakuru utegura Rayon Day. Nawo n'umwitozo uzabera hano mu Nzove, aho buri wese azaba afite uburenganzira bwo kuza akareba uburyo ekipe ihagaze. Ku itariki ya mbere rero hazaba cocktail party. Iyi cocktail party ikaba izabera kuri Gikundiro Shop, aho ngaho hazamurikwa n'ibindi ibyo twakwita n'izindi items zo gucuruzwa za Rayon Sport zo muri uno mwaka. Nk'uko mubizi niba mwibuka mu mwaka ushize usibye jezi
hari n'iyindi mipira isanzwe yo kuba abantu bakwambara. Kuri uno munsi rero hari ibikoresho byinshi cyane tuzamurika. Iyo cocktail party rero izabera kuri Gikundiro Shop, ni hariya mu nzu ya Chic, niho Gikundiro Shop iri, ikazaba tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Ku itariki ya kabiri tuzongera dukora press conference. Iyi press conference noneho izaba igiye guhuza amakipe yombi azakina Rayon Day. Ku itariki ya gatatu kampeni yacu nibwo tuzayisoza ya Rayon Week, ubwo hazaba hari umukino uzaba twise ku munsi w'igikundiro. Byose rero muraza kubimenya kuri uno munsi. N'abatindiye nawe bicisha amatsiko, ibi byose mubonye hano reka tubibatangarize, tubereke ibyo ari byo. Iby'uno munsi mubimenye, ubundi noneho ubuyobozi buze gufata umwanya butubwire kuri anniversary y'imyaka 10 uzatoza Rayon Sport muri sezo y'umwaka wa 2024-2025 yamaze kumenyekana. Dushimira ubuyobozi bwa Rayon Sport, umutoza akaba ari Robertinho, ni umutoza uheruka mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo igikombe duheruka niwe mutoza wakiduhaye. Ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport muraza gusangaho video mu kanya iza gusobanura byinshi cyane bigiye bitandukanye ku mutoza Robertinho ndetse n'ibihe yagiriye muri Rayon Sport. Dembaba amatsiko ufite n'aya ya jezi ya Rayon Sport. Jezi ya Rayon Sport home away ikazaba ari iyi ngiyi, niyo Rayon Sport izaba yambaye umwaka utaha. Duhita tunihuta kuko ndaza gutanga umwanya ku buyobozi kugira ngo baze n'ibintu bigiye bitandukanye. Hazaba hari na away jezi. Iyi ya mbere ni jezi yitiriwe imisozi y'ubwiza bw'u Rwanda nk'uko mubibona. Ibi byose bikaba bifite aho bihuriye n'uburyo ikipe ya Rayon Sport yashyize imbere kugenda iteza imbere ubwiza bw'igihugu cyacu. Jezi ya kabiri ariyo away jezi izaba iteye gutya, akaba ari jezi igaragaza itariki cyangwa se umwaka Rayon Sport yavukiyeho, ikaba ifite n'ibirango by'inyambo z'Inyanza. Ibi byose ni ugukomeza gushishikariza ubukerarugendo nk'uko Rayon Sport yabyiyemeje. Nanone jezi ya gatatu Pinky Color. Hello Eric. Just good to you. Iyi ni imwe muri jezi izagaragara muri uno mwaka. Abasimu barabizi. Faustin uracyakunda Messi? Ndakeka nawe ari umwe mu bakinnyi bambaye jezi ya Pinky uno mwaka ushize muri Miami. Iyi ni imwe muri jezi rero twifuje kugaragaza. Murareba ko ifite ibirango nanone bigaragaza imisozi myiza y'u Rwanda, ariko nanone tutibagiwe yuko mugomba kwemera yuko dusigaye dufite amakipe yombi, ay'abagabo n'ay'abagore. Twagiye i Nyanza rero, jezi zirahari. Bamwe mu bakinnyi barazambara ndetse banazifotorezaho. Umwihariko rero urenze ni uko kuri uno mwaka mwabonaga kuri jezi imbere handitseho brand ya Skol, ariko by'umwihariko uno mwaka hazaba handitseho Skol Lager. Skol Lager ni ikinyobwa cy'abasportif, ni ikinyobwa cya football. Iyi photoshoot yakorewe i Nyanza mu Rukari, aho twagiye kugerageza ngo duhuze ibyerekeranye na jezi zacu ndetse n'aho ekipe ikomoka ndetse na study kit. Murayambara cyangwa murayambara? Iyi rero akaba ari jezi ya Rayon Sport izakoresha muri sezo igiye kuza. Muri makeya rero nabanyuriyemo byinshi bigiye bitandukanye mu byerekeranye n'ibyo twarabatangarize kuri uno munsi.